Imana ni nziza. Reka dushimire Imana iyo ikomeje kurinda ubuzima bwacu, ikaturindira n'ubugingo, yemwe ikaba iturinze no muri ibi bihe bikomeye. Reka dukomeze kuvuga ngo izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Tugiye kuganira rero ku cyigisho cyiza, icyigisho kijanye n'igihe. Burya nubwo iyi si yacu tuvuga ko hari ibintu igeraho ikabijyanye n'igihe, burya no mu by'Imana igihe cyose iba ifite ubutumwa bujyanye n'igihe ndetse n'abantu bajyanye n'igihe. Reka rero tunezererwe Imana cyane yo kuko yaduteguriye ubu butumwa ndetse ikanategura n'abantu bakwiranye nabwo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Tugiye kuganira muri iki cyigisho, nitwa Bagirinshuti Pierre. Haleluya. Tugiye kuganira muri iki cyigisho, ariko turi buze gufashwa n'Imana mu byo turi buze gusobanura, ndetse n'abaranyumva bari buze nabo cyangwa se tubasabira kugira ngo bafashwe n'Imana, kugira ngo barusheho gusobanukirwa. Izina ry'Imana reka rirusheho guhabwa icyubahiro. Mbere rero yo kugira ngo dutangire tunararambura mu byanditswe byera, reka tubanze twishira mu maboko y'Imana kugira ngo mu byo turi buze kuvuga, mu busobanuro Mwuka ari buze kuduhereza kugira ngo dusobanukirwe, noneho abidufashemo kugira ngo byumvikane nk'uko biri, nta myumvire nta misobanurire y'umuntu irimo. Izina ryayo rikomeze no kwererezwa. Mbere yo kugira ngo turambure ibyanditswe byera, reka dusenge. Data wa twese, Imana idukunda, turagushimye cyane, tugushimira yuko watumye tubaho muri iki gihe kandi ukaduha n'ubutumwa bujyanye n'iki gihe. Reka n'ababwumva nabo Nyagasani barusheho kuba abakumvira, maze ubutumwa nibutunagura ubwo uzagaruka mutanga bugingo tuzagusanganire turi benshi. Hariho abatarabwumva, hariho n'abagiye kugira amahirwe. Reka twese ubu butumwa bukomeze kudufasha kandi bukomeze kutwiteguza kugira ngo ubwo uzagaruka mutanga bugingo ukavuza impanda y'imperuka ntituzagutinye, ahubwo tuzagusanganire mu kirere. Ngaho rero Mwuka wera nakomeze kuduha impano yo kukumvira. Amaraso watumeneye Karuvara akomeze kutwezaho inenge zose kugira ngo tuvuge dushorewe Nyagasani n'ububasha bwawe kugeza igihe turi burangirize. Ibyo tugusabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye rero kuganira ku butumwa nk'uko twari tumaze kubivugaho. Ni ubutumwa bw'iki gihe ndetse n'abantu n'ab'iki gihe, ahantu n'ahangaha, kugira ngo turusheho kumva icyo Uwiteka dushakaho ndetse tunarusheho no kumwumvira muri byose. Nk'uko rero ijambo ry'Imana ribivuga ndetse nk'uko rinagenda ryisobanura ubwaryo, tugiye kuganira ku butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza kuko iyo bigeze mu myizerere igiye itandukanye, ku bigisha bagiye batandukanye, iteka abantu usanga bitewe n'uburyo bumvamo ibintu n'uburyo bashaka ko ibintu biba, ikintu icyo ari cyo cyose bahita bacyita ubutumwa bwiza. Ariko ubutumwa bwiza ni iki? Tugiye kureba uburyo Yesu Kirisitu we butumwa bwiza yemeye yuko agaragara mu ijambo rye, ari we wivugira ndetse ari we unakora. Niyo mpamvu hano mu Byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 3 haravuga ngo hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Hari amahirwe rero ku bagiye kumva, hariho n'amahirwe ku basoma bose, none bari buze guhurira ku kwitondera ku byanditswe muri ubu butumwa. Izina ry'Imana rishimwe. Nk'uko rero twakomeje kubivuga tubizenguruka, tunyura ikibungo, tubisasira, ubutumwa n'ububoneka mu Byahishuwe igice cya 14. Cyane cya 14 umurongo ni wa 6, turi buze kugeza ku murongo wa 13. Ubu turi buze kuzenguruka aho ngaho twumvemo icyo ijuru ryifuzaga mu byerekeranye n'ubu butumwa. Aha ngaha rero hari ubutumwa bugaragara ko bwavuzwe n'abamarayika 3. Ni abamarayika 3. Marayika wa mbere twaramubonye ukuntu
yavuze uburyo ki tugomba kubaha Imana tukayihimbaza, ariko avuga ikintu cyo guteraho umusumari cyane mu butumwa bwe, ngo kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Urubanza ni ikintu twabonye mu butumwa bwa marayika wa mbere, ndetse tubona ko abantu bagomba kuramya Imana mu buryo bukwiriye kandi bakanayihimbaza. Reka rero ibyo bintu ko ari bibiri twongere tubyibukiranyeho neza, ukuntu abantu bagomba kuramya Imana by'ukuri, bakaremya yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ubwo bavuze ngo yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, twabonyemo ko bari kudusubiza mu itangiriro igice cya mbere, aho Imana yavuze ibigomba kubaho ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu, ku munsi wa kane, ku munsi wa gatanu, ku munsi wa gatandatu. Iyo ikaba ari iminsi yo kurema, cyangwa se akaba arimo ibyaremwe byose ndetse n'abantu baremwa, nimwo aho ngaho niho bagaragara. Ubutumwa rero nk'uko marayika wa mbere yabivuze, yavuze yuko ngo muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Arongera aravuga ngo hano hari ikintu twari dutarutse nanone kiri muri ubu butumwa, ngo ni ubutumwa bukwiriye amahanga yose, indimi zose, amoko yose ndetse n'imiryango yose. Umuntu uwo ari we wese afite aho abarizwa aho ngaho. Ni ubutumwa buzumvwa n'abantu bose, ubwoko, igihugu, aho yabarizwa hose akabwumva. Ikindi ni ububurira abantu, kubwira abantu ko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye, kandi igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Uyu Yohana byandikira ku kirwa cy'i Patimosi, we yabibonye mu kinyejana cya mbere, mu myaka 100 ya mbere. Tuzi ko Yohana ari we wagize uburame cyane, hanyuma agira amahirwe yo kuvuga ngo kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Yabivuga we mu gihe cye nk'ibintu bizaba mu minsi iri imbere, ariko magingo aya ntabwo bikiri mu minsi iri imbere, kuko ibi bintu Yohana yavuga ngo kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye, yabivuze ibizaba mu 1844. Mu 1844 rero n'igihe cyo gucira abantu urubanza cyari gisohoye, niho abantu bose, amoko yose, imiryango yose, abatuye ku isi bose bagomba gusobanukirwa n'ubu butumwa. Ubutumwa rero ni ubutumwa tugomba kwitaho cyane, kuko iyo urebye neza kuva mu 1844 ukageza mu 2021 ariwo mwaka turimo, murabona ko ubu butumwa bwakagombye kuba bumaze imyaka 177 buvugwa, kandi nta muntu wakana, kuko twamaze kubona ko ari ubutumwa bw'umwami wacu Yesu Kristo. Izina ry'Imana rishimwe. Ubutumwa bwa marayika wa kabiri rero, turi kwihutira ku butumwa bwa marayika wa gatatu, kuko niho turi buze gutinda cyane, ndetse niho n'ikigisho cyacu kiri buze kwerekeza, kuko niho twagiteguye twerekeza. Ni ubutumwa buvuga ngo marayika wundi wa kabiri akurikiraho avuga ijwi rirenga ati iraguye, iraguye. Biratangaje umukurikije inyandiko uko yanditswe, ngo iraguye, iraguye. Babuloni wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, arizo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Ubu ni ubutumwa bwa marayika wa kabiri, ariko iyo urebye ntabwo butandukanye n'ubutumwa bwa marayika wa mbere ndetse n'uwa gatatu. Bwose bumeze nk'isheni, bumeze nk'umurunga, burafatanye. Kuko izi nzoga zivugwa, iyi Babuloni ivugwa ahangaha, muraza gusanga ari inyigisho zaje noneho zivana abantu kuramya Imana by'ukuri, zivana abantu kuguhimbaza Imana by'ukuri, zivana abantu mu kugaragaza ko uburyo Imana yaremye, ibyaremye bitaturutse kuri ahubwo byaturutse ku yindi mpamvu. Niyo mpamvu marayika wa kabiri yakurikiyeho ngo kubera iyo mpamvu, kubera kutemera ibyo, iraguye, iraguye. Babuloni wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga. Inzoga rero harimo guhindura isabato, umunsi Imana yaremyeho, hanyuma bigashyirwa ku wundi munsi, kwari icyumweru kirangiriye, inzoga zerekeza ku buryo isabato y'ukuri Uwiteka Imana yishiriyeho umunsi wayo, umunsi w'Uwiteka, uburyo wahinduwe
ugashyirwa ku wundi munsi. Ahangaha rero nk'uko twagiye turabibona no mu byigisho byabanjije, twabonye inzoga ari nyinshi, tuzagenda tunarazisubiraho, ariko iyo ngiyo niyo yibanze ivugwa ahangaha. Reka dushime Imana cyane rero, tutayishimira izi nzoga, ahubwo tuyishimira ko yatanze umuburo kugira ngo umuntu wese waba yaranyoye kuri iyo nzoga, waba yarabizi cyangwa atarabizi, afate umwanzuro. Reka dushime Imana cyane rero ku bw'uyu muburo. Reka twihutire noneho ku butumwa bwacu bujaniranye n'iki gihe ndetse n'abantu b'iki gihe ndetse n'igihe ngiki, ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu niho turi buze gutinda noneho nitugeza mu cyigisho nyirizina. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu ni igitabo cy'ibyahishuwe. Iki gitabo kirasoza ibyanditswe byera. Iki gitabo cy'ibyahishuwe nicyo gisoza Bibiliya, nicyo gisoza amateka, nicyo gisoza inyandiko zera, nicyo gisoza amagambo Yesu Kirisitu ubwe yivugiye ndetse n'ibikorwa yakoze, byose tubisanga muri iki gitabo cy'ibyahishuwe. Niyo mpamvu uwo ari we wese asabwa kugira ngo akunda iki gitabo cy'ibyahishuwe, kuko ni igitabo nyine gihishura. Ni igitabo gihishura, kuko kutakigeramo hari ibintu byinshi ushobora kudasobanukirwaho. Izina ry'Imana rishimwe. Ubutumwa rero bwa marayika wa gatatu turabuhera ku murongo wa 9, ariko igice ni cya 14. Igice cya 14 cy'ibyahishuwe umurongo wa 9 haravuga ngo, turi buze kugeza kuri 13. Marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguwe idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose, ntibaruhuka ku manywa na nijoro abaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Ngubu ubutumwa tugiye kumva mu buryo burambuye, ubutumwa tugiye kumva bujyanye n'iki gihe, ubutumwa isi yose idashobora kwemera, ubutumwa abantu benshi batandukiriye, ubutumwa uwo ari we wese yakagombye kumva ndetse akumvira, ubutumwa uwo ari wese yakagombye gusoma cyangwa se yasomerwa nk'uko twabibonye akabwitondera. Atari ukubwitondera ku buhunga, ahubwo ari ukubwiga yitonze abushakiye umwanya ndetse abanjije yanasenga. Reka dushime rero uhoraho Imana yacu iyo yaduteguriye ubu butumwa, izina ryayo rikomeze gushimwa cyane. Ahangaha batangiye batubwira ngo marayika wundi wa gatatu akurikira avuga ijwi rirenga ati, kuvuga ijwi rirenga ni uko ari ubutumwa buzumvikana. Ni ubutumwa buzumvikana hose, buzirangira hose, ni ubutumwa buzagera hose, kuko nta nicyo kintu Yesu Kristo yavuze muri Matayo 28, avuga ngo mugende mwigisha ubutumwa bwiza, abazemera ngo muzababatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Byumvikane ko ikibazo ntabwo ari ubutumwa, ahubwo ikibazo ni abantu babwakira cyangwa se abantu babuvuga. Ese njyewe nawe dufite ubushake bwo kuba twabuvuga bukagera ku mpera y'isi? Turi buze kureba, ese niba utagera ku mpera y'isi bizaba bimeze bite? Ese niba ugera ku mpera y'isi bizaba bimeze bite? Ese nihagira ubwanga byo bizatanga iki? Abazabukunda byo bizatanga iki? Ngiyo rero
imfuruka tugiye kwinjiramo kugira ngo dusobanukirwe neza n'icyo ubu butumwa buvuga ndetse n'impamvu bwaje mu butumwa buheruka. Umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza. Ahangaha ubu butumwa marayika buvuga ntabwo yigeze avuga ngo abantu, yavuze ngo ni umuntu, kubera ko atavuze ngo abantu. Nuko yari azi ko abantu batazabuhurizaho, yari azi ko abantu batazabwemeranyaho, yari azi ko abantu nibishyira hamwe batazabwumvikanaho. Ahubwo aravuga ngo kugira ngo ibibazo bikemuke hatazagira ugendera mu wundi, ngo umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Kuko twagiye tubibona rero, iyi nyamaswa ni inyamaswa iboneka mu Byahishuwe igice cya 13. Hari inyamaswa z'uburyo bubiri, hari inyamaswa yaturutse mu gitaka, hakabaho n'inyamaswa yaturutse mu nyanja. Inyamaswa yaturutse mu gitaka nk'uko twabibonye na Amerika igihe yavumburwaga mu 1449 nico gihe cyangwa se 1492, aho ngaho nje nihenzeho ku mwaka ni 1492 niho Amerika yavumbuwe. Nyamara nayo yavumbuwe ku mugambi w'Imana, ngo Amerika yagombaga kuzaba ubuhungiro bw'abantu batotezwaga bazira ijambo ry'Imana. Mu bintu byatumye Amerika ivumburwa ngo kwari ukugira ngo ishyiramo ubuhungiro bw'abantu batotezwa bazira ijambo ry'Imana. Turi buze kureba wenda mu byigisho bizagenda bikurikiraho imbogamizi Amerika izagira, imbogamizi Amerika ukuntu yatandukiriye iyi mvo n'imvano umwuka watumye iboneka, nabyo tuzabireba. Mu 1492 rero ni Amerika yavumbuwe, ivumburwa ariko izahagarara mu mwanya w'inyamaswa aturutse mu gitaka. Turuka mu gitaka rero ni ukuvuga ko yari igiye kuzava ahantu, cyangwa se iyo nyamaswa ari kuzava ahantu hatuwe n'abantu bake. Igitaka mu buhanuzi kivuga ahantu hatuwe n'abantu bakeya cyangwa se hari abantu bake. Amerika rero ni uko nguko yaje kuvumburwa. Turabizi amateka anagenda byigisha no mu buzima busanzwe. Tuzi ko harimo abapadiri bitwaga ba Christophe Colomb, itsinda rya ba Christophe Colomb. Ni umupadiri nawe wari utunze aturutse mu Burayi, nanone yarahunze itotezwa, ahungira muri Amerika. Byumvikane ko none Amerika ritangiye inshingano yayo neza. Reka dushime Imana ko rero burya gutangira neza twakagombye no gushira ingufu mu kugira ngo dusoze neza. Reka rero tudasubiye mu Byahishuwe igice cya 13 cyane, iyi niyo nyamaswa ivuga yaturutse mu gitaka, niyo yaturutse mu gitaka. Reka noneho turebe iyi nyamaswa yaturutse mu nyanja. Turacyari mu Byahishuwe igice cya 13 kugira ngo twinjire mu cyigisho abantu benshi basobanukiwe neza, abantu benshi bumva neza imvo n'imvano y'amateka y'Ibyahishuwe. Inyamaswa yaturutse mu nyanja ni Roma. Uturuka mu nyanja bivuga yuko yari kuzava ahantu hatuwe cyane, kubera ko akarengane kari gaturutse muri Amerika, mu Burayi. Uburayi nibo bwari butuwe cyane. Abagomba gutotezwa mu ijambo ry'Imana bagomba guhungira muri Amerika hatuwe n'abantu bake cyangwa se ageranye na nyamaswa. Yari ivuye mu gitaka. Uburayi icyo gihe nibwo bwari butuwe cyane. Niyo mpamvu akarengane aho katurutse hariya mu Burayi ariyo kiriya gihugu cya Roma kiri Vatikani, ariho haturukaga amabwiriza yose, ariho haturukaga ijambo ryo kwica no gukiza. Niyo mpamvu rero Uburayi mwabira bihugu 10 byateye imbere n'Ubufaransa, Ubudagi, Ugiriki, Ubusuwisi, Ubutaliyani, Ubwongereza. Uburayi bihugu byose nkuko tubizi tubyumva no ku makuru. Vatikani nayo irimo nkuko iboneka mu Butaliyani, i Roma.
reka dukomeze nanone twumva amateka ya iriya nyamaswa yaturutse mu gitaka. Nk'uko tubizi, reka tuvuge ku mateka y'abantu bayibanjirije cyangwa se batangiranye cyane na iriya nyamaswa yaturutse mu gitaka. Turi buze kureba amateka y'umugabo witwa Nero. Ni umugabo uzwi cyane, ni umugabo uzwi mu mateka y'i Burayi, ndetse bamuciyeho n'umugani bavuga yuko ngo iyo baguciyeho umugani bakavuga ngo uriya muntu ameze nka Nero, baba bavuze yuko uri umugome. Ni kuko natwe mu buzima busanzwe tuvuga ngo umuntu ni Yuda, ni ukuba ngo bashatse kugaragaza ko uwo muntu ari umugome. Uyu mugabo rero witwa Nero, reka tuvuge ibyeho gakeya kugira ngo twumve ko burya inyamaswa ni inyamaswa. Kubera iki ibyanditswe bitavuze ngo ni itungo bakavuga ngo inyamaswa? Byari biri kugira ngo bihita bitwerekeza mu murongo nyawo tugomba kumvamo ibintu neza. Uyu mugabo witwa Nero ari mu bantu bayoboye hariya i Roma bwa mbere. Yayoboye Roma ahagana mu mwaka wa 54 kugeza muri 59, n'igihe Yesu Kirisitu yari avuye kuri iyi si. Tuzi ko Yesu Kirisitu yavuye kuri iyi si mu mwaka wa 31 n'igice. Yesu Kristo yavuye kuri iyi si. Nero rero hamaze gucamo imyaka 20 kugeza muri 54 Yesu avuye kuri iyi si. Nero nibwo yabaye umwami wa hariya i Roma, ariko bitewe n'uburere bubi umubyeyi we yamuhaye, bitewe n'uburere bubi umubyeyi we yamutoje. Tuzi yuko ngo no mu bwana bwe Nero yakoraga amakosa. Umubyeyi akavuga ati mwana wanjye ntugasuzugurwe, yakubita abandi bana ati mwana wanjye ntagire umwana ugomba kuzakumenyera, yakora utuntu tudasobanutse. Umubyeyi akavuga ati nukwirengera mwana wanjye. Uyu mwana agiye kuba umwami, noneho cyabaye ikibazo gikomeye kubera ko umubyeyi we ntabwo yakundaga igikirisitu namba. Umubyeyi we ntabwo yacyumvaga. Hanyuma uyu Nero rero afata kuri iyo mico y'umubyeyi we, abaye n'umwami niyo yaje gukurana, akura yanga abakirisitu. Aya mateka kugira ngo muyumve neza, muzashaka igitabo. Ni amateka azwi yanditswe, ntabwo ari amahimbano, nta gusebanya kurimo. Ushaka kuyakurikirana neza ku buryo burambuye, azashaka igitabo cyitwa Amateka ya Kiliziya. Amateka ya Kiliziya. Noneho ibi turi kuvuga muzabisoma ku paji ya 30 ndetse na paji ya 31 y'icyo gitabo. Ni amateka ya Kiliziya, paji ya 30 ndetse kugeza kuri paji ya 31. Agashya uyu mugabo yakoze kubera kwanga abakirisitu, yarabonye nta hantu agomba kuzahurira nabo, abona nta kundi agomba kuzabitura ubugome. Uyu mugabo witwa Nero kubera ko yarazi ko abakirisitu bakunda gusenga cyane, yarakugendeye hanyuma aragenda atwika umusozi wariho imyaka. Umusozi wariho imyaka rwose, ibihingwa. Imyaka irashya irakongoka. Icyaje gutangaza ni uko uyu mugabo witwa Nero ndetse n'abashaga be bavuze ngo ni abakirisitu babyihishe inyuma, ngo ni abakirisitu barara basenga, ngo ni abakirisitu bahora mu masengesho ya nijoro bateye aka kaga. Yumvikana ubugome bwe. Hanyuma icyaje gukurikiraho nuko abashaga be bahise bashakisha abakirisitu bazengurutse aho hantu hose. Barabashaka, barabahiga, bose barabakusanya, barangije batangira kubakorera iyicarubozo ngo ni impamvu ki batwitse uwo musozi. Barabarenganya ngo kubera gutwika umusozi ba nyiri imyaka sinakubwira, bati nuko ari imyaka yacu mwayitwitse. Nero nawe ati rwose abantu bagomba guhanwa n'amategeko, ariko ibanga ryari riri ku mutima we. Ari ba nyiri imyaka nta makuru bari bafite y'uwangije imyaka yabo. Ari abakirisitu nta makuru bari bafite y'umuntu wangije iyo myaka y'abandi. Ibanga ryari riri kuri Nero wenyine n'umutima we, kugira ngo agerageze kugaragaza ubugome yari afitiye abakirisitu. Barabarenganije, bicwa munyihanganire, bicwa urupfu, impfu zitandukanye ziteye ubwoba, impfu zirimo ubugome. Ariko reka dushime Imana cyane ko burya aho kuzira ukuri koko warengana,
kuzira ukuri warengana. Ntabwo twavuga ngo yaba barashoboye bakaba barayitwitse bakaba barazize icyo. Oya, Imana ishimwe yuko abakirisitu banazira icyo ngicyo. Noneho agashya kaje gukurikiraho ni uko umugabo intumwa ya Yesu yitwa Pawulo, intumwa ya Yesu yitwa Petero, ngo barahuriye bagiye kureba ibishinjwa bagenzi babo. Bagezeyo Nero ati murakaza mboga zizanye, abahereye kuri nde? Abahereye kuri Petero. Ubwo baramufunze, aramukorera iyicarubozo, bigeze igihe noneho yanamubambishije nk'uko ababanje muri ubwo bwami bari bamaze kubamba Yesu. Petero niwe wabisobanuje urupfu rwe, aravuga ngo aho kugira ngo mumbambe nk'umwami wanje. Kumva ko ramaze kugaragaza ko abakora ubugome ari bamwe, kandi bizanatuza binagaragaye ko ari bamwe n'amagingaya. Petero aravuga ngo kugira ngo mumbambe nk'umwami wanje, mureke mumbambe njyewe muncuritse. Abisaba agira ngo harimo imbabazi se, niko byanagenze koko baramubamba. Pawulo nawe abo bagenzi bacu batwitse imyaka bate, baturakaza mboga zizanye, nibo baramucakiriye aho ngaho. Urupfu rwe narwo nuko byaje kugenda, nawe apfura urupfu rwose ruteye ubwoba. Ibi byose rero ni ibigaragaza ko Roma kuva na kera kose, Roma niyo yihishe inyuma y'ubugome bwinshi bugenda bubera kuri iyi si. Roma niyo ibwihishe inyuma. Noneho kugira ngo abantu n'amaginga yakubinda abantu batari basobanukirwa, abantu batari bamenye n'ubu ngubu, Petero babikimara kumwica, aho hantu bamushinguye niho bahise bubaka urusengero rukuru ruri hariya i Roma, bahita barwitirira ngo ni Saint Pierre cyangwa se ni Mutagatifu Petero, maze bashiramo inyigisho ivuga ngo ubuyobozi bw'itorero ry'i Roma bufatira icyitegererezo kuri Petero, kandi ariryo ryamwishe rirenze uburari, rirangije rimushingura aho hantu rinahubaka urusengero. Ariko abantu nta makuru bari bafite Nero akora biriya, n'amaginga ya ntabwo abantu bafite ayo makuru. Niyo mpamvu ubutumwa burasobanutse, kubwemera ni amahirwe, kubuhakana ni akandi kaga. Reka rero dushime Imana yo yatumye ibintu byose bizija birasobanuka kugira ngo tumenye uruhande duhereramo. Ahangaha ubutumwa buravuga ngo umuntu naramenye amatsiko n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza. Ikimenyetso kizashyirwa mu kiganza, abantu benshi bari kubyitiranya ngo ni urukingo rwa Ebola, abandi bati ni urukingo rwa coronavirus, ariko ni ukwihenda. Iki kimenyetso kizashyirwa mu ruhanga. Gushyirwa mu ruhanga ngo ni abantu bazemera, ni abantu bazumva neza, bakumva ibi bikorwa bivuga ko ubuyobozi bwa Roma ari ukubesha. Aba bantu uko bagenda babyumva, babyakira, babyizera, ngo bizageza igihe nabo bashyira mu bikorwa amabwiriza n'amahame yayo. Hanyuma ngo igihe itangazo ryo gusenga ku munsi Roma yashyizeho ariwo munsi w'icyumweru, ngo abo bantu ngo bazatangira noneho bashyira amahame ya Roma, kandi yose ni ubugome, nubwo bizaba byitwikiriye umwambaro wo kuramya cyangwa se wa gikirisitu. Ikintu kizabaho ngo ni uko abo bantu bazatangira kurenganya. Nibatangira kurenganya, bemera amahame ya Roma ku mugaragaro, bakabishyira mu bikorwa, babyemera nta gahato, icyo gihe icyo kimenyetso kizaba kimaze kujya mu ruhanga, mu myumvire ndetse no mu biganza, mu mikorere yayo. Reka twihute ngo uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana, yiteguye idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Imana izemera yuko bibaho, ariko Imana nayo yateganije igihano. Icyo gihano yateganije muzagisoma cyangwa se muri buze kukireba mu byahishuwe igice cya 15 ndetse na 16, aho muzabonamo yuko Imana izateza ibisebe, Imana izateza icyago cya kabiri, iteza amaraso cyangwa se amazi ahinduka amaraso. Ibisebe
nguko hano mu Byahishuwe igice cya 16 babivuga ngo umurongo wa 2 ngo marayika wa mbere aragenda asuka urwabya rwe mu isi, abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa bakaramya igishushanyo cyayo bafatwa n'ibisebe. Byumvikane ko abantu bazemera inyigisho za Roma, abantu bazemera ko icyumweru cyahinduye isabato, bakabyizera bakanabishyira no mu bikorwa, ikintu kizabaho ikimenyetso cya mbere nuko ari Imana izahera iri guhana kandi ikabahanisha ibisebe. Ntabwo turi kuja kwa karagacuma cyane, abo tugiye kugenda tubivugaho ibintu bikarimo kugira ngo uruhande buri wese azahereramo azaba zingororano azabona. Iki hano cya kabiri kiri mu gacuma k'umujinya w'Imana, ubwo turi gufungura agacuma k'umujinya w'Imana, kuko ntabwo iby'Imana biri mu bwiru kereka ababona mu bwiru ni abantu batemeranya na Yesu, ni abantu batazi Yesu icyo yaje kutumarira. Marayika kabiri azasuka urwabya, amazi azahinduka amaraso. Mu gihe abana b'Imana bazaba barokotse ako kaga, bazabanywa amazi meza. Ikindi cya gatatu ngo imigezi, inzuzi bizahinduka amaraso kugira ngo abantu bibateze imibereho yabo ku nzuzi, ku migezi, nabo babone kuri ako kaga niba batarumviye Imana by'ukuri. Ikindi kimenyetso ngo kizashirwa ku zuba, izuba ngo niba ari ryo rizamanuka, niba ari karagakingirizo Uwiteka yashizeho ka ozone kazatamuruka, ngo izuba rizotsa abantu. Hanyuma ikimenyetso cya kane, hazabaho umwijima, uruzi ruzakama, hazakurikiraho ijwi rivuga ngo birarangiye. Iryo jwi rya birarangiye niryo rizakurikirwa n'iki? Rizakurikirwa n'urubura ruzaturuka mu ijuru, ngo ruzaba rufite ibiro hagati ya 25 na 40, ngo niryo bizica abantu. Dusomye mu ntambara ikomeye ku paje ya 424 ku subi ya kabiri ya gatatu ya kane subi ya gatanu, aravuga ngo nyamara nta n'umwe uzagerwaho n'umujinya w'Imana keretse igihe azaba amaze kubona amahirwe yo kumenya ukuri mu ntekerezo no mu bwenge bwe, maze akakwanga. Umuntu wese azumva yemere cyangwa ahakane. Niyo mpamvu hariya muri risomo muri ubutumwa bwa marayika wa gatatu ngo umwotsi yo kubabazwa kwawo ucumba iteka ryose, ntibaruhuka ku manywa na nijoro, abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Abantu benshi hano havuye inyigisho ivuga ngo Imana izahana, ngo agatoki ngo gashe imyaka 200, akabana imyaka 300, imyaka 400, ariko ni inyigisho ziri mu nyigisho za Babuloni. Reka wumve ukuntu umunyezaburi yabivuze. Umunyezaburi ukuntu yabivuze, ntabwo avuguruza inyigisho ivuga ngo Imana izahana, ngo ikomeze guhana, ngo abantu bababare, ngo bongere bababazwe, ngo bongere bababazwe, ariko Imana izahana nibyo ariko igihano cyaho kizagira iki iherezo. Zaburi ya 37 umurongo wa 10 n'uwa 11 ngo kuko hazabaho igihe gito umunyabyaha ntabeho, ni koko uzitegereza he umubure. Byumvikana ko rero umunyabyaha azagira igihe abaho, igihano cy'Imana kizahana, ariko kigira n'igihe kirekeraho, kuko nta mahirwe Imana ifite mu guhana. Reka twumve Maraki we arabivugaho iki. Maraki 3 igice cya 19. Maraki 3:19 aravuga ngo iki? Aravuga ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe, maze habe umunsi uzabatwika bashire, ni Uwiteka Nyiringabo avuga, tuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Birumvikana ko rero inkozi z'ibibi zizatwikwa, uko twabibonye muri mu rwabya rwa marayika wa 4, bazasha bashirire nibarangiza baveho. Ntabwo rero Imana ifite amahirwe mu guhana, ahubwo yishimira yuko umunyabyaha agira ute yihana. Mu ntambara ikomeye paje 227, reka naho tuhumve 227 ngo muri iki gice intambara ikomeye, ngo muri iki gice tuhabona ubutumwa butatu bugaragazwa ko bwavuzwe n'abamarayika bavuye mu ijuru, kandi bwahise bukurikirwa no kugaruka k'umwana w'umuntu aje gusarura ibisarurwa mu isi. Umuburo wa mbere muri iyo uvuga iby'urubanza ruri bugufi.
muhanuzi yabonye marayika wundaguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka byose ngo abubwire abari mu isi bose ngaha nk'uko twabivuze. aha ngaha urukumva ko umwanditsi avugamo yuko ubutumwa nibumara kumvikana bugasobanuka neza, nta kindi kizakurikiraho ni uko Yesu azaza gusarura. bivuze ngo ni hahandi Yesu Kirisitu yavuze ngo mureke urukungu n'amasaka bikurane. Gukura rero ikintu kizagaragaza ko imyaka yeze, ikintu kizagaragaza yuko igihe cy'isarura kigeze, ni ubu butumwa bugiye kuzirangira hose, buri wese akagira ute agahitamo. niyo mpamvu buri wese yahitamo kuja mu ruhande rw'amasaka, kuja mu ruhande rw'urukungu. Kuja mu ruhande rw'urukungu ni ukwemera inyigisho zihindura isabato, ni ukwemera inyigisho zivuga yuko umuntu wasinziriye ashobora kuvugana n'uriho, kandi ibyo bikazizerwa bikanashyirwa mu bikorwa, nuko ibintu bizaba bimeze. Ruhande rw'amasaka rero ni ukuziba ibyuho byaciwe mu mategeko y'Imana. Icyuho cyaciwe mu mategeko y'Imana. Reka rero dushimire Imana cyane ko burya nta kindi Imana yavuze kidasobanutse, nta kindi Imana yavuze kitumvikana, nta kindi Imana yavuze kitumvikana neza. Hano mu ntambara ikomeye paji ya 426 amateka yose arasobanutse, ahubwo abantu benshi banga kwirirwa barayasoma ngo ateye ubwoba, ngo ni ukubesha. Ariko abantu benshi ikintu bitaho cyane, ikintu Satani yamaze gushira mu bantu, ni ukubabwira ko ngo ni amadini ahanganye, ngo ni amadini ahanganye, ngo ni imyizerere ihanganye. Ariko ntabwo ari byo, ntabwo idini rishobora guhangana n'irindi. Impamvu ubutumwa bubaho ni ukugira ngo ahubwo abantu bose basobanukirwe. Niyo mpamvu Yesu Kristo yavuze ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami ngo buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose. Kuba ubuhamya rero ni ukugira ngo buri wese abwumve, abwemere, byaba byiza. Ariko atanabwemeye ntazavuge ngo yagize ute, ngo yaracikanwe. Intambara ikomeye paji ya 426 abivugaho ngo iki? Havuga ngo iki? Haravuga ngo ubwo intambara hagati y'icyiza n'ikibi izaja irushaho gufata indi ntera, kandi intekerezo z'abantu zikararikirwa guhugukira amategeko y'Imana yasiribanzwe, Satani azahaguruka bwangu. Imbaraga izabiri muri ubwo butumwa izasaza ababurwanya cyane. Abayobozi b'amadini bazakoresha imbaraga zisanzwe ngo bazimye umucyo butumwa utarasira ku bayoboke babo. Ubu butumwa niba buri kubwirizwa, abayobozi b'amadini bazavuga ngo ni ibya babandi, ni ibya rya dini, ni ibya babandi tuziranyeho twese, kugira ngo batabitegera amatwi. Bazakoresha uburyo bwose kugira ngo baburizemo impaka z'ibyo bibazo by'ingenzi. Abantu bazaja baravuga ati burya nibyo, buriya ni burya niko byagenze. Abantu kugira ngo abayobozi b'amadini yemeranya na Roma, kugira ngo tumvikana neza, bazaja baravuga bati izo ni impaka, ni ukugira ngo abantu baje impaka, ni impaka zaza ngo turwane mu bihorere, kugira ngo abantu badasobanukirwa n'iki, n'ubu butumwa. Itorero rizitabaza ukuboko gukomeye k'ubuyobozi bwa leta, kandi muri uwo murimo ubupapa n'ubuprotestanti buzifatanya. Itorero riyobowe n'ubupapa rizahita ryifatanya n'ubuprotestanti buzaba bwarasubiye inyuma, hanyuma bukore icyo bugomba gukora. Bimeze nka cyagiye Yesu Kristo mu gashyamba k'Igetsemani, yabonye Yuda azanye n'igitero cy'abantu, hanyuma Yuda arangije kumusoma, Yesu arabwira Yuda ati Yuda, kora ikikuzanye. Bana b'Imana nabico gihe bazavuga ngo ngaho mukore ikibazanye. Bazaba babwira nde? Bazaba babwira itorero riyobowe n'ubupapa n'ubupagani, bwo nabwo buzihuza, ndetse n'ubuprotestanti bwagize ute, bwaguye. Niyo mpamvu
kutumvira ukuri ni ikibazo gikomeye. Kutumvira ukuri ni ikibazo gikomeye. Paji ya 426 hepfo haravuga ngo ubwo umugara uteye ubwoba uzaba wegereje. Intego nini y'abantu bavugaga ubwabo ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ariko bakaba batarejejwe binyuze mu kumvira ukuri. Bazava ku cyejo maze bifatanya n'abarwanya ubwo butumwa. Ubwo bazifatanya n'ab'isi kandi bagahuza nabo mu migambi, bazaba babona ibintu kimwe, maze ubwo ibitekerezo ikigeragezo kizabageraho bazaba biteguye guhitamo ikiboroheye, aricyo ruhande rurimo benshi. Ikintu kizakurikiraho ni uko abantu bazaba bataremeye ukuri, abantu bazaba batarukiriye ukuri mu buryo bukwiriye, yemwe no mu bazaba bubaha Imana. Ikintu kizakurikiraho ni uko bazava ku cyejo. Acyejo ni akahe? Ni ibintu abantu bazaba baremeye ariko bakaba noneho batarabishimangije mu mitima yabo. Iyo usomye nanone mu gitabo cy'intambwe zigeze umuntu ku bubyutse, ni paje ya 40. Paje ya 40, intambwe zigeze umuntu ku bubyutse. Kusuba yo hepfo haravuga ngo abakristo bitanze by'igice ngo barusha abapagani kuba babi, kubera ko amagambo yabo y'ubuhendanyi no kutiyegurira Imana kwabo biyobya benshi. Ahangaha hari abandi bantu bazayobywa no kuba baritanze by'igice. Abapagani bazaja barabonaho imico yabo, nibarangiza n'abakirisitu tubabonaho imico yabo. Abo bantu ngo bazayobya abantu benshi, akaba ariyo mpamvu kutitanga byuzuye bizatuma abana b'Imana cyangwa se abantu badashikamye bazagira ute bazayobyo. None se ubu butumwa buzarangira buti? Ngubu tugeze mu gihe abantu benshi bari kugira intege nkeya, bakavuga yuko ubutumwa bwarangiye. Ubutumwa buzarangira buti? Aho umuntu ari kugera ahantu ho kumasha, yabona ntabwo imbaraga ze zahagera, ati ubutumwa burarangiye. Yagera ahandi agirana ikibazo na mugenzi we, ati ubutumwa burarangiye. Ubu butumwa buzarangira buti? Ubutumwa rero ukuntu buzarangira, ntabwo burya ari imbaraga za kimuntu zizaburangiza, ahubwo ubutumwa buzarangizanya imbaraga ndetse ngo zirenze n'izabutangije. Abafilipi, Pawulo yandikira Abafilipi byose yarabisobanuye, abivugamo kugira ngo tutazihenda, ejo hatazagira umuntu uza akavuga ngo ibintu byarangiye atazi n'igihe byatangiriye, akabisoza mu marangamutima ye, nyamara ari ijambo ry'Imana rigira ute ribivugaho. Abafilipi harabivuga iki? Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 6 haravuga ngo Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 6 haravuga ngo icyo nzi neza rwose ntashidikanya nuko iyo atangiye umurimo muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kirisitu. Uzarangiza umurimo ninde? Ukumva ni Imana izakoresha abantu, ubwayo ikavuga ngo umurimo ndawurangije. Ntabwo ari abantu bazishira hamwe, ntabwo ari abantu bazaba benshi bagashira ibintu hamwe, ntabwo ari abantu bazumva ibintu kimwe ngo bagusoze, oya, ahubwo ni Imana izanyura muri abo bantu uko yatangije ubutumwa, abana ari kugira ute, abana ariko ibusoza. Ubu butumwa buzarangira bute? Reka twumve n'iki byanditswe bibivugaho, kuko ubutumwa bwatangiye muri gahunda, buzanasoza muri gahunda. Ntabwo bwatangiye mu kajagari ngo buzasozwe mu kajagari, bwatangiranye na gahunda, buzanasozwa muri gahunda. Intambara ikomeye ni paje ya 429 isubini ya 3 haravuga ngo ubu butumwa ntibuzarangizwa n'amagambo menshi y'impaka, ahubwo buzarangizwa no kunyurwa kubwo kwemezwa na Mwuka w'Imana. Ikintu kizarangiza ubutumwa ni ikihe? Nuko amagambo ntabwo azaba arimo, nta mpaka zizaba zirimo, ahubwo ni uburyo abantu bazaja baragenda barakira Mwuka Wera. Mwuka Wera akababwira ati nyabuneka ubu butumwa nibwo bugezweho, ubu butumwa nibwo bugezweho, ubutumwa nibwo bujanye n'iki gihe, ubu butumwa nibwo bugomba gusoza amateka y'iyi si. Nta mpaka zirimo. Kuri abantu bashamirana ngo yanze kumva ibyanjye, kuri abantu bashamirana ngo yanze kwemera ibyo nje nemera, ntabwo ari byo, ahubwo ni Mwuka Wera uzaje uragenda yemeza umuntu, yemeza umuntu, yemeza umuntu, hanyuma ubutumwa bukagira ute, bugasobanuka mu mitima y'abantu. Reka twumve uko ubutumwa nanone buzakomeza busoza.
cyambere tubonye yuko ari Imana Data yatangiye umurimo muri twe izasoza uwo murimo ikore inyuze mu bantu. Icya kabiri, hari ikindi batubwiye ahangaha kivuga ngo uko ubutumwa buzarangira ko ari Mwuka Wera uzakora mu buryo abantu bagomba kunyurwa bagafashwa nta mpaka nta magambo menshi. Reka twumve nanone ikintu kizifashishwa kugira ngo ubutumwa burangire. Ni igitabo cyiza cy'abahanuzi n'abami, ni ku paje y'108, paje y'108 isubini ya 3. Ingeri tugiye gukoresha ni ingeri ya 2. Paje y'108 haravuga ngo iki? Ngo ntabwo iteka kwigisha ukuri kw'Imana mu buryo bwuzuye ubwenge buhanitse ari byo byemeza umutima kandi bikawutera guhinduka. Kwigisha ukuri kw'Imana ngo mu buryo bwuzuye ubwenge buhanitse ngo ntabwo ari byo byemeza umutima kandi ngo binawutere guhinduka. Ntabwo imitima yanyu y'abantu ikorwaho kubera ubucyoza. Hari abantu benshi babwiriza rwose, hari abantu benshi bigisha hano hanze aha, hari abantu bavuga ukumva rwose ukabona arabwirije yemwe n'ikota akariterera hariya, ukabona na karuvati yambaye itereye hariya, ariko ntago hano bari kuvuga ngo nicyo kizatuma ubutumwa burangira. Ubucyoza oya babuvanyemo. Ngo cyangwa ubuhanga mu mitekerereze yo kwigisha. Hariho n'abandi rwose bazi gutondeka ibintu neza, bakavuga ibintu neza, bakavuga ibintu rwose ukumva bitondetse neza. Ntabwo icyo aricyo kizarangiza ubutumwa. Ngo ahubwo ikizaburangiza ni ikihe? Imitima ikorwaho kubw'imbaraga zituje za Mwuka Wera ukora bucece. Imbaraga za Mwuka Wera ukora bucece, ariko ntagwabire mu guhindura no gukuza imico. Ijwi rituje kandi ryoroheje rya Mwuka w'Imana niryo rifite ububasha bwo guhindura umutima w'umuntu. Birumvikana ko rero Mwuka Wera dusoza, Mwuka Wera afasha uwo ari we wese kumva uko ubutumwa buzasoza cyangwa se buzasozwa. Kandi mu gufasha umuntu kumva ubutumwa buzasozwa, afasha buri muntu wese kugira ngo yemerere Mwuka Wera yumve ko ikivugwa ari ukuri. Reka rero Mwuka Wera we uzi watangiye umurimo. Mwuka Wera watangiye umurimo. Muzi ko Yesu kiretse yavuze ngo Umwuka w'Imana ari kuri nje igihe cyo kubatizwa. Nuwo nguwo uvugwa, niwe watangiye umurimo, niwe uzasoza bitewe n'uburyo abantu bagize ute bumvise ubutumwa ndetse bakabwakira. Uko ubuhanga ubucyoza ibyo byo ntabwo byasoza uyu murimo. Kumva ayo umuntu agize intege nkeya mu ngingo runaka, ku mpamvu runaka, ntabwo bizasoza uyu murimo. Kizasoza uyu murimo ni uko twumva ubu butumwa, hanyuma buri wese akabwakira. Kubera ko Mwuka Wera akora bucece, reka twakire Mwuka w'Imana kugira ngo akorere muri twebwe, haba kuvuga haba n'uwumva. Twese twakire ubutumwa kubera ko ari bwo bugiye gutandukanya mu minsi mike, bugiye gutandukanya urukungu n'amasaka. Twese tuzagarare mu ruhande rurimo amasaka. Amasaka azaba ari twebwe Yesu yaciraga uwo mugani. Ibyo nibyo nasabira unyumva ndetse nanjye ntisize mu izina rya Yesu. Reka ubwo twabanje isengesho twongere tunasozeshe irindi kugira ngo dusoze ikigisho cyacu neza. Mubyeyi wacu Data wa twese turagushimye, tugushimira yuko wongeye kutwibutsa ubutumwa butunagura. Turagusabye kugira ngo uduhe kumva ndetse no gukumvira, kugira ngo ikirushijeho kuba cyiza ubwo ugiye gutandukanya urukungu n'amasaka, kandi byose bikaba bizakorwa n'abantu uzakoreramo bazigisha ubu butumwa bw'abamarayika 3. Tuzahagarare mu ruhande rurimo wagereranije n'amasaka, maze twimikwe mu bwami bwawe. Ntabwo rero imbaraga zacu, ubwenge bwacu, mu mitekerereze ntabwo bishobora gusoza ubu butumwa. Ntabwo ubucyoza bushobora gusoza ubu butumwa. Ahubwo icyo tumaze kubona utubwiye ni uko ariko tuzemerera Mwuka w'Imana agakorera muri twe kandi akadukoresha ibihuje no gushaka kwawe. Turamwemereye kugira ngo adukoreshe ibyo gushaka kwawe kugeza igihe uzagarukira tukabana nawe mu bwami bwawe, mu izina rya Yesu. Amen.